none se nk'umujye niba nteganya kuba mvuga ngo nzashaka nka nyuma y'imyaka 8 n'abakobwa muri no minsi urabizi ukuntu bameze ni bake bayihanganira ase Sharifa abakobwa muri no minsi wabamenye ute wabamenye ute koko bagukujeho oya rega ndi umusore nganira n'abasore bagenzi banje uri kubyumva noneho nagiriwe n'amahirwe yo kumenya n'abantu banduta hari no kunana kuganiriza ibintu kuko ibintu byose umuntu akuganirije nagaba ari byo nawe usubira inyuma ugatekereza ugakuramo kuna kuganiriza ibintu wasubira inyuma wabitekereza ugasanga niki ugasanga nibyo rero nk'abasore b'inshuti zanjye hari n'ukuntu usanga muganira ugasanga bose bahuriye ku mukobwa umwe. Ese mu buzima ni igiki kintu cyakubayeho ujya wibuka ugaseka kikagusetsa kweri? Reka wenda nkubwire reka mvuge ino story niyo yansekeje. Okay, yitubwire tu. Noneho ahubwo reka wenda nkubwire njya gutereta bwa mbere kandi ndi n'umukristo. Nangiye guseka ntaranabyumva. Njya gutereta bwa mbere kandi ndi n'umukristo. Nyine njye nari narakirijwe mu idini urumva. Nakubwira ntago nari narasobanukiwe icyaha icyo ari cyo. Ahubwo buri kintu cyose numvaga ari icyaha ku buzima bwanjye. Nahereye ku nkweto mera wenda abantu b'inshuti zanjye ari inkweto y'icyaha se? Njyewe niko nari mbizi numvaga ko abantu nyine bambara yafose bose aribo bantu b'abanyabyaha. Noneho nkabona nizi icyaha bitewe ariko kuko nibwo nari nyikizwa ntarabisobanura. None se ninda rwakuga ku nkweto umuntu watwigishije umubatizo yaratubwiye ngo imyambarire atubwira no ku nkweto atubwira uburyo hari izisobanura ibintu bya satani uri kubyumva. Nigaga mu wa 4 segonderi nsa nk'usoza. Noneho komeza utwo dukuru tw'abantu tuba turyoshye. Noneho ngera mu wa 5 segonderi noneho ndangije ubona abandi bafite abasheri nabo abundi ko bari abakristo bakaba babafite uri kubyumva. Ngiye mbuzwa ni noneho nkunda umukobwa. Noneho ukuntu nyine twatangiye dukundana twaravuganaga nyine bisanzwe tangira twiganira tukajya twiganira ibintu byo gusenga. Noneho bigeze kuri finali ndamubwira nyine sinzi hano nari numvise ikiganiro ngo cy'uburyo ngo Satani atwara abakozi b'Imana bivuga n'ibya Samusoni na Delila. Ngo n'umuntu ashobora kuba ari Delila. Ibaze n'ukuri kw'Imana. Ntabwo nabimubwiye ariko naraje ndamubwira ndagukunda ariko niba atari Imana yakuntumyeho ni Satani. Ibaze none se niwe wari waje kugusaba urukundo? Kuko nk'iyo ngiye mu bajene ngenda nambaye nk'umujene si byose. Gute bivuga ngo kwambara neza kwa biterwa naho uri naho ugiye naho ngiye namudira kuko hari ukuntu usanga umuntu ugasanga turi ku zuba yambaye imipira y'imbeho uri kubyumva kandi iyo mipira y'imbeho yakabaye yambara mu bukonje cyangwa hariho klima itagaragaza izuba ko atayigwa. Noneho hari akandi kantu namenye ku bakobwa. Noneho umukobwa iyo azi ko afite sheri rero ntabwo bizi. Hari ukuntu atakubwira ngo imina gift uri kubyumva akahita postinga akantu ngakunda. Ubwo ni umuceri ndakubwira. Urumva rake akahita postinga iki akantu akunda agacekiga niba sheri we yabonye iki yabonye iyo status kandi ahita anashyiraho ko yagakrashingiye nyine kuri post uri kubyumva yashyiraho ngo icyame ngo nkabonye uri kubyumva. Noneho ubwo nawe nyine uri umusheri ufite ubwenge ugashanda ndabona ari keza ndabona kakubera
nyine ubwo ikivuga ngo kamubera wawemeye kukagura. Abakobwa bagira ubwenge bwinshi cyane, nk'ako kantu abaguteze cyane. Noneho igitangaza ni uko ushobora gushiduka mutuguze muri babiri. Ibaze kweli. Kandi noneho ikintu kinezeza, simbizi ariko ashobora gusanga nyine ari nk'umukuzi w'ibyinyo cyangwa ugasanga yigaragaza uko atari. Noneho reka nkwerekera ke buriya umukobwa wa mbere utagukunda cyangwa muzatandukana vuba, uri kubyumva? Mena umuceri uyu munsi biyemeze kumena umuceri. Urumva rake abakobwa ariko ntimurabakiranuka baranyanga bose. Noneho umukobwa nyine si igitangaza ko habaho abantu nk'uko Yesu yabavuzeho, yari ari kubwira abafarisayo ariko yigisha abantu b'iki gihe batwebwe. Yaravuga ngo hazabaho abigisha b'ibinyoma, ariko ngo imbere azaba ari amasega, inyuma bambaye ishusho y'intama. Rero si igitangaza ko umuntu nyine yagaragaza ishusho y'uko atari bitewe n'icyo ashaka. Noneho ubuyobe bwo mu bintu by'Imana ahantu buba, umuntu utaramenya Kristo ajya abasha kuyobya abandi. Kuko iyo utaramenya Kristo, Pawulo yabibwiye Abaroma 8:5, aravuga ngo abantu b'umubiri, abantu ba kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abantu b'umwuka bita ku bintu by'iki by'umwuka. None uri muri Kristo Yesu aba murimo mu buryo bw'umwuka. Kandi ntago bikunda cyane ko abona ibintu bigaragara, ahubwo wowe abona ibitagaragara. Noneho umuntu uri mu mubiri we abasha kubona ibigaragara, proof z'ibintu bigaragara, kandi nawe wabibona biragaragara, n'uwo mwanya wabibona ukabona bigufitiye umumaro. Noneho ibintu by'abantu b'umwuka ni ibintu biba bitagaragara, aribyo Bibiliya ivuga ngo Aburahamu ngo kwizera kwatumye bemera ibyo batareba, kandi bahamanya n'imitima yabo yuko ibyo ngibyo biriho. Ngo kwizera ariko kwatumye Nowa bazi inguge, yizeye ibyo atarimo arareba, kandi ibyo ngibyo biriho. Uri kubyumva? Rero umuntu wese w'umwuka ari ufite Kristo mu buzima bwe, ari ubana na Kristo, we abona ibyo abandi bantu batareba. Ndumva ari aho ngaho nasobanura. Sharifu, urakoze cyane. Sharifu, umuntu akomereje mwaya mavuta yakwibaza ati se uyu musore mwokagira Imana mwe, wa mugani ibigaragara ajya bireba. Ariko none nshaka ko tuza tukaganiriza urubyiruko, tugasangira nyine nabo ijambo, tukinjira mu buzima bw'urubyiruko. Yego. Umuntu yakwibaza, Sharifu ujya utereta, ujya utereta mu by'ukuri tukurebye? Kuko ndi umusore gutereta ntibyabura. Uratereta? Nukuri. N'ibintu umaze kuvuga. Okay. Tubwire ahantu werekeza. Urumva sinzi imyaka ufite, wenda n'intego y'urukundo ushobora kugira umunsi hamwe n'umukobwa. Turagira ngo dufatanye n'urubyiruko n'abandi basore ndetse n'abakobwa, turebe ese intego y'urukundo ufite ni iyihe ushobora kugira uyu munsi wa none? Ni iyihe intego y'urukundo mfite nshobora kugira uno munsi wa none? Ikintu nabanza kukubwira cya mbere, imyaka tuba turimo hari ibindi bintu twumvisha abandi bantu batumva. Uri kubyumva? Hari n'ibindi bintu twereka twakagombye kuba turimo, kandi natwe tukumva n'imitima yacu n'imibiri yacu irabyishimiye. Ariko nanone hari ikindi kintu bita ubwenge, ikintu bita ubwenge cyangwa gutekereza. Noneho njye ku rugero nkanjye narangije kuba umukristo, hari ibintu nakisangamo. Hari ibyo nshobora kubona abandi barimo, ariko nkabona njye simbikwiriye bitewe n'iki? Bitewe n'umwanya ndimo. Uri kubyumva? Bitewe n'umwanya ndimo, bitewe n'ibindi bintu nitayeho. Ariko akenshi ikintu nakubwira ni uko umuntu udafite ibintu yitayeho
abona byinshi atakazamo umwanya wo gupfa ubusa. Uzarebe nk'umuntu udafite akazi niwe muntu usura abantu benshi cyane, si byo se? Umuntu udafite akazi niwe uboneka muri gahunda nyinshi cyane, ariko umuntu ufite akazi uno munsi ashobora kuba yakabonetse ahangaha, ariko akazi ntigakunde ko akora iki, ntigakunde ko ahaboneka, si byo se? Nshobora kuba ndi buze kugusura ariko kubw'akazi bikambera impamvu yo kugira ngo naze, sinze aho ngaho, sinze kugaragara imbere yawe nk'uko nari natekereje kugusura. Noneho warumbajije ngo ku nkundo, ngo nk'urukundo rwanjye, ngo nk'iyo nkundanye n'umuntu, wenda nakubwiye ko nereta, ariko wenda mu minsi itambutse numvaga bindimo, nkumva no gukundana bindimo. Pe ngerageza no kunabijyamo, ariko ngezemo hagati. Ufite iyihe ntego? Wari ufite iyihe ntego? Nakubeshya. Washaka kuryoshya, washakaga... Ngiye kukubwira ngo nari mfite no ntego. Buriya ikintu nabonye mu basore bose, umusore umuntu arimo aratereta cyangwa umuntu barimo barateretana, akenshi ntihaburamo ijambo ryo kuvuga ngo bazabana, ngo bizakomera, uri kubyumva. Noneho nka nyuma y'igihe runaka ugasanga bya bintu wakoze iki, babishingutsemo. Ugasanga mubishingutsemo. None wakundana n'undi nawe iryo jambo ntabwo ryabura kuri mubwira, si byo se? Ngo ntabwo uzandeka, ngo ntabwo uzambabaza, nawe ukamubwira ntabwo nzakubabaza, tuzagumana iminsi yose, uri kubyumva. None akaza guturukamo akantu gatoya, ubwo akabushobora kukihagarara, akagenda haza ibindi, ugashiduka mwese mukoze iki, mubivuyemo. Uri kubyumva? Mubivuyemo. Umwe buriya akenshi abantu benshi iyo batandukanye, ariko ntabwo ari ku bantu bose, buri wese agenda abona amafuti ya mugenzi we. Vuga nari narayobye, ubundi uriya naje kumukunda ute? Uri kubyumva? Nawe ahari akajya avuga ubundi nari narayobye, uriya byagenze gute kugira agere kuri no level yo kumbabariza iki, kumbabariza umutima. None abantu benshi bari mu myaka nk'iyanjye, nawe sinaganya gushaka nonaha, si byo? Ubu ngubu ndacyari kubaka iterambere ryanjye, mvuge ngo nanjye ubuzima bwanjye bufite ahantu buhagaze, ku buryo mvuga ngo niyo narwara nafite ikintu cyo gukora, ibyo nubatse byakomeza bikantunga. Uri kubyumva? Noneho gukundana nawe nafite icyo kintu kitandi mu mutwe cyo kuba nakubaka urugo, uri kubyumva? Abantu benshi, abantu bangana nkanjye, abenshi nizo nkundo bakundanamo, si byo se? Inkundo zo kuryoshya, urukundo rutari rwo kuryoshya, ni urukundo rwo gutakarizanya umwanya gusa. Uri kubyumva? Nkaba nagutakariza umwanya, nanjye ukaba wakora iki, wanakariza umwanya. Cyane cyane nko ku basore, wenda nimo mvuga kuko njye ndi umusore ungana nkanjye, ni bakeya bafite ubuzima busa nk'ubuhagaze, avuga ngo ibi bintu ninjye byubatseho, si byo se? Kandi nanone n'imyaka tuba dufite, abenshi baravuga kubaka pe, kubaka ni ukwihangana, kubaka ni ibitekerezo bikuze, kuba umugabo ni ibitekerezo bikuze, uri kubyumva? Ariko nanone ikintu inama nagira nk'umusore ungana nkanjye, ni uko yabanza akita kuki, ku iterambere rye, ibintu abona ntibimushuke. Uvuga ubundi abakobwa cyangwa abo tuzakundana nabo n'ubundi ntabwo bazabura, baracyahari. Sari, ni wowe turiho, wambwiye ko ubu ngubu uratereta, cyangwa se nyine uri gutereta uvugamije iki? Ndakubwiye mu minsi itambutse. Nabikubwiye mu minsi. Okay, tubwire impamvu wabivuyemo. Impamvu nabivuyemo nuko nabonye bisa nk'ibiri kuntwarira umwanya. Biri kuntwarira umwanya, sinite ku byo nakagombye kuba ndimo nditaho. Kuko nk'ubu ngubu ndacyafite ibintu byinshi ndimo ndiga, ndacyafite ibintu byinshi ndimo ndakora. Rero ibyo ngibyo nabonye nabifatanya n'ibyo ngibyo, kandi kabiri nabonye n'umuntu twaba turi kumwe ari ukumutakariza umwanya, kuko sinteganya kubana nawe, si byo se? Ntabwo nteganya kubana nawe, niyo twakundana, gukundana biraryoha, si byo se? Kandi sunanamwanze, kandi abantu beza urababona nawe ukavuga uriya muntu ni umuntu mwiza. Uri kubyumva? Ariko kuko nta ntego mfite yo kuba nazagumana nawe ubuzima bwose,
sigaje ni ukumutakariza umwanya cyangwa nanjye akantakariza umwanya. Niyo mpamvu nabonye nsa nk'uri gutakaza umwanya mbihagurukamo mbivamo, ndavuga igihe gikwiriye cyabyo nikigera nzongera mbisubiremo. Ese buriya kuba waba uri gukundana n'uwo muntu, hari igihe ushobora kuvuga uti reka dukundane mukana rwose mukanasezerana muti tuzakomezanya, kandi bigakunda bigashoboka? Aha, nanone birashoboka, birashoboka cyane. Nibyo nakubwiye cyane, hari ibyo bisaba kwirengagiza. Uri kubyumva? Kuko nkawe iyo undebye ubona nakundana nk'umuntu w'imyaka ingahe? Wakundana n'ubonye nyine mungana, cyangwa se ubonye ukunze? Rega amaso akunda ibitandukanye. Ushobora no kubona ukuruta ugasanga uri kumukunda. Ese nta bantu se? Abo ndabazi. Sibyo? N'abantu baranatandukanye. None se nk'ubu njye niba nteganya kuba mvuga ngo nzashaka nka nyuma y'imyaka 8, n'abakobwa muri ino minsi urabizi ukuntu bameze, ni bake bayihanganira. Ase Sharifu, abakobwa muri ino minsi wabamenye ute? Wabamenye ute koko? Bagukujeho? Oya, rega ndi umusore nganira n'abasore bagenzi banjye. Uri kubyumva? Noneho nagiriwe n'amahirwe yo kumenya n'abantu banduta. Hari n'ukuntu nakuganiriza ibintu, kuko ibintu byose umuntu akuganirije ntabwo aba ari byo, nawe usubira inyuma ugatekereza ugakuramo. Ko nakuganiriza ibintu wasubira inyuma wabitekereza, ugasanga n'iki, ugasanga nibyo. Rero nk'abasore b'inshuti zanjye hari n'ukuntu usanga muganira ugasanga bose bahuriye ku mukobwa umwe, urumva batabizi. Uri kubyumva? Ugasanga bahuriye ku mukobwa umwe atabizi. None uwo mukobwa umeze utyo, iyo myaka 8 yayirindira. Yayirindira nyine mwese mwaramuhuriyeho, yakomeza mwese akabakina iyo miti. Abashyiramo hagati. Yego. Noneho igihe kigeze uwo abonye ufite gahunda mbere, niwe bahita bakomezanya, ibyo ndi ntabwo aba abyitayeho. Uri kubyumva? Rero niyo mpamvu nari nkubwiye ngo abakobwa bo muri ino minsi, ariko n'abahungu nabo ntabwo ari shyashya. Uri kubyumva? Yego. Nawe kuvuga apfa kuba ari i Kigali yakigira mu ntara, akaba nta hantu bazigera bamenyanira. Ugasanga hari nk'abahungu ubuze, ugasanga afite n'abantu 3, wakibaza uburyo abimanaginga bikagucanga, ariko ugasanga ikibazo nyamukuru kirimo ni cya kintu cyo kugira ngo bimutakarize umwanya w'ibindi bintu yakabaye akora. Yego. Shari, buriya umusore nkawe, niba warakundanyeho, yego, nyuma ukabishingukamo, yego, twebwe hano kuri Isange TV dukunda gukora ibiganiro by'umuryango, ariko umuryango dusanga uhera hasi. Niyo mpamvu numva muri iyi minsi numva nshaka urubyiruko cyane ngo tujye tuganira dusangire ibitekerezo. Yego. Kuko ahazaza h'urubyiruko, bambe ahazaza hawe hategurwa naho uri uyu munsi ukiri muto, ukiri umusore. Yego. None niba uri gukundana ukabishingukamo, ugafata umwanzuro ngo mbishingutsemo, twabwirwa n'iki ko nugera mu rugo nabwo utazagera igihe atariho abagabo bashobora kuba bagera mu ngo bakabana n'abagore imyaka 2, hari n'abatageza mu myaka 2. Yego. Ukabona afashe umwanzuro ati mbishingutsemo. Okay, umbajije ikibazo cyiza. Hari umuntu wenda w'urubyiruko, sibyo? Wangana n'umuntu bitewe no kumva arambiwe ibyo bintu. Uri kubyumva? Yego. Noneho njye nakubwiye ngo nuko njye nabonye igihe ndimo naba ndi gutakariza uwo turi kumwe umwanya, cyangwa njye akantakariza umwanya. Uri kubyumva? Simbe nita ku bindi bintu. Noneho uvuze mu bintu by'urugo, buriya umuntu wabibayemo akabona arambiwe uwo bari kumwe bakabivamo, ni ikimenyetso gikomeye cyane ko n'uwo bazabana igihe gishobora kugera agakora iki, akamurambirwa, akarumutama akigendera. Yego. Wowe ushatse urasobanuye uti njyewe nanze kugira uwo ntakariza umwanya, kandi koko nibyo. Yego. Birakwiye ku basore. Okay, ako tukimukeho, ahubwo Sharifu. Yego. Ese mu buzima ni igiki kintu cyakubayeho
ujya wibuka ugaseka kikagusetsa kweri? reka wenda nkubwire reka mvuge ino sitori niyo yansekeje. Okay, yitubwire tu. Noneho ahubwo reka wenda nkubwire njya gutereta bwa mbere kandi ndi n'umukristo. Nangiye guseka ntaranabyumva. Njya gutereta bwa mbere kandi ndi n'umukristo. Nyine njye nari narakirijwe mu idini, urumva? Nakubwira ntabwo nari narasobanukiwe icyaha icyo ari cyo. Ahubwo buri kintu cyose numvaga ari icyaha ku buzima bwanjye. Nahereye ku nkweto mera wenda abantu b'inshuti zanjye ari inkweto y'icyaha se? Njyewe niko nari mbizi, numvaga ko abantu nyine bambara Air Force bose aribo bantu b'abanyabyaha. Noneho nkabona nizi icyaha bitewe, ariko kuko nibwo nari nyikizwa ntarabisobanura. None se ninda wakuga ku nkweto umuntu watwigishije umubatizo yaratubwiye ngo imyambarire, atubwira no ku nkweto, atubwira uburyo hari izisobanura ibintu bya Satani. Uri kubyumva? Birangira nyine mfashe Air Force. Hari n'umushuti wanjye yambwiye ngo ntabwo azongera ngo kwambara ama Jordan. Uri kubyumva? Ngo kuko ngabona ngo harimo imbaraga satanike. Uri kubyumva? Zatakara izo zose muzazinyoherereza. None hoya twaje gukura turasobanukirwa. Komeza iyo nkuru, komeza. Twaje gukura turasobanukirwa, tumenya icyaha icyo ari cyo. None indi nkuru nari ngiye kukubwira, nari mfite abashuti banjye babiri dusenga, bose bafite abasheri. Bavuga ko basenga, kandi ngiye baratwigishije ko umuhungu ukundana n'umukobwa aho hantu haba harimo icyaha, ngo mushobora no gukora ibyaha. Aho hantu wigaga hehe? Mu mubatizo. Icyo gihe abantu mwasenganaga bafite abasheri, wowe wari ku ishuri? Ndarigaga. Aha, wiga mu kihe gika? Nigaga mu wa 4 segonderi nsa nk'usoza. Aha, noneho komeza. Utwo dukuru tw'abantu tuba turyoshye. Noneho ngera mu wa 5 segonderi. Noneho ndangije ubona abandi bafite abasheri. Navuga ubundi ko bari abakristo bakaba babafite. Uri kubyumva? Ngiye mbuzwa ni noneho nkunda umukobwa. Noneho ukuntu nyine twatangiye dukundana, twaravuganaga nyine bisanzwe. Tangira twiganira, tukajya twiganira ibintu byo gusenga. Noneho bigeze kuri finali, ndamubwira nyine sinzi ahantu nari numvise ikiganiro ngo cy'uburyo ngo Satani atwara abakozi b'Imana. Uvuga n'ibya Samusoni na Delila. Ngo n'umuntu ashobora kuba ari Delila. Ibaze n'ukuri kw'Imana. Ntabwo nabimubwiye, ariko naraje ndamubwira, ndagukunda, ariko niba atari Imana yakuntumyeho ni Satani. Ibaze none se niwe wari waje kugusaba urukundo? Nyine twaraganira, hari ukuntu uganira n'umuntu nyine bikagera kuri step ubona ko mwese mukundana, haburamo utera intambwe. Uri kubyumva? Noneho abahungu nibo batera intambwe mbere, kugira ngo n'abakobwa bakeya batera intambwe pe, nubwo hari abakobwa bazitera. Batera intambwe akakubwira ngo ndagukunda. Icyo tubibukijeho. Uri kubyumva? Rero njyewe mukunze mbihuza n'ibyo bintu, ndamwana Imana yakuntumyeho, ariko niba atari Imana ni Satani. Uri kubyumva? Nyine ibyo bintu iyo mbyibutse muri icyo gihe ndaseka, kuko yaransetse yenda gupfa. Basi se waje gutera intambwe uvuga basi ko unamukunda cyangwa warabikubwira? Nyine byaje aho tuza gukundana, urumva? Tuje gukundana, ubu ngubu yaranashatse. Twaje oya ntabwo nababaye. Twaje gukundana, tugera aho ngaho nyine tuza kubivamo. Mwabivuyemo se gute? Ukuntu twabivuyemo, twaje kuburana. Naje kubura telefone ye, nawe abura telefone yanjye. Birangira gutyo, twongera guhura nawe yarashatse. Kandi urabizi iyo uburanye n'umuntu birarangira. Ariko ko gastori kaba gasekeje. Hari ukuntu twiga segonderi nyine, nubwo twabaga
turi abakozi b'Imana, wa mugani wabonaga abandi bafite abasheri, noneho ukajya ugira ngo waracikanwe. Kuburyo Imana yatangaga amasezerano ariko ukavuga uti njyewe naracikanwe kuri iri sezerano. Noneho bitewe n'imyaka urumva, ariko n'ukuntu n'abantu baba bari muri ya myaka baba biyumva, hano noneho wenda se ntabwo wigeze uba pasiteri w'abanyeshuri? Ku ishuri nari pasiteri. Naho mwabiyoberezaga, ugasanga pasiteri afite sheri, ugasanga dirija, mbese abakobwa bose mwarabikwije, abakobwa bose musengana. Nta musheri nari mfite ku ishuri. Nta musheri nari mfite ku ishuri. Ni ntuzabashaka ko si abasheri mu by'ukuri, ariko wasangaga ako gasitori kaba karyoshye muri ubwo buryo. Gusa nyine ubu bibona ko hari igihe ugera imbere ukabona ko atari igihe cyabyo. Hari igihe ugera imbere ukabona ko ariko nanone n'abakristo twemere ko hari igihe umuntu ibyo bintu abinyuramo, kandi ari umukristo akabinyuramo bitewe n'igihe n'imyaka cyane. Ahubwo kiriya gihe umuntu aba asabwa kubyitwaramo nka gute? Ubona wowe umuntu akwiye kubyitwaramo gute muri iriya myaka? Kuko hari udufite twinshi urubyiruko rukora bitewe n'imyaka. None ikintu cya mbere nabwira umuntu kubyitwaramo, sibyo? Buriya niyo Abanyarwanda baciye umugani cyane, kuko bahanaga abantu ntibumve, bagahana abasore bakumva ntibumva, uri kubyumva, ariko bagera imbere bahura n'ibintu bibi bakongera bakagaruka kumva za nama bakazigaruka. Bituma Abanyarwanda baca umugani baravuga ngo nguhana umusore ntabwo amuhana ajyayo, ahubwo amuhana arimo aravayo. Uri kubyumva? Icya mbere cy'umuntu uri muri iriya myaka aba ari mu myaka yo kutumva, n'ikintu cyose umubwiye ashobora kubona ko uri umwanzi we. Kabiri, ushobora kubimubwira akakwereka ko abyumvishe kandi akoze iki atabyumvishe. Uri kubyumva? Ikintu nagira abantu nanone, haba harimo n'izindi mbaraga zirimo zirabipushinga iki, ziri kubipushinga cyane. Ahubwo nk'ikintu nababwira, wenda nakubwira natwe si twe twabyitambukije, n'Imana yadushoboje kubitambuka, ahubwo bakegera Imana cyane, kuko buriya no kuba mu Mana hari ibintu biturinda. Hari ibintu biturinda, nubwo hari n'ibyo ujyamo n'umutima ugakubita, ugahita wumva ntukwiye kuba muri ibyo bintu. Uri kubyumva? Ukaba wanagendana n'umuntu wenda nko ku bakozi b'Imana, nyine yaba ari kumwe n'umusore utagira n'ikintu uvuga muri urwikekwe rukahita ruzamo ngo gutya na gutya. Rero ikintu nababwira ni ukwegera Imana, kuko kubana n'Imana uri muri iriya myaka nabwo hari ikintu bikurinda, kuko biriya bintu biba iriya myaka ibirimo imbaraga nyinshi cyane nawe ubwawe utakishoboza. Birumvikana. Sharifu, urakoze. Turimo dusatira no ku musozo, ariko nanone hari ikindi kibazo umuntu yakwibaza, cyangwa nakubaza kugira ngo n'abandi bajye babyungukiramo. Mbese nk'umusore w'i Kigali, wo muri Kigali, iyo utekereje ahazaza hawe, utekereje urugo, wumva iki? Iyo utekereje urugo rwawe uba we-expecting ibiki? Iyo ntekereje urugo rwanjye, ikintu cya mbere ne-expectinga ni umuryango unturutseho. Uri kubyumva? Ni umuryango ukoze iki? Unturutseho. Ikindi kintu cya kabiri, wenda njyewe ntekereza muri njyewe, ni uko uwo muryango unturutseho uburyo wazabamo mwiza. Uri kubyumva? Ikindi cya gatatu, ni uburyo umuryango unturutseho utazaba umuryango w'agahararo. Urumva? Ugasanga wenda nimba nshatse hano ndongeye ngiye gutya, noneho nkumva igihe nzafata umwanzuro wo kuba natangiza uwo muryango wanjye, natangiza uwo mushinga, nzafata umwanzuro uhamanye n'umutima wanjye ko ibintu ngiyemo nazabirambirwa. Uri kubyumva? Kabiri, ikindi buriya, iyo ushaka gukomera mu kintu, icya mbere uganira n'umuntu wakigiyemo bikanga,
kabiri ukaganira n'umuntu wakigiyemo akagitindamo. Yego. Uri kubyumva? Rero nzagerageza kuganira n'abantu babigiyemo bikanga, ngerageza no kuganira n'abantu babigiyemo bakabitindamo. Noneho aho ngaho hagati nzakuramo igisubizo cyo kuba nanjye umuryango wanjye wazakomeza ku murongo mwiza. Yego. Kuvuga ngo uzigira ku mafuti y'abantu. Nibyo nari nshatse kuvuga maho. Uzayigiraho. Nzigira ku mafuti y'abantu nigire ku byiza by'abandi. Yego. Ako kantu niko. Kuko uwabitinzemo ashobora kuba atarahuye n'icyo wa wundi wabivuyemo yahuye nacyo. Yego. Uri kubyumva? Rero nakimbwira nkagera no kuri wa wundi nziga uburyo cya kintu gikosorwamo cyangwa uburyo wa wundi yakirinze n'ikibe mu muryango we bigatuma bikomeza. Yego. Sharifu iyo yariye neza aba yariye iki? Nkunda kurya ngira apeti pe. Ngira apeti iyo nariye neza. Bise nakuba. Nkunda ifiriti. Nkunda chips reka nzivuge. Umugore wawe araba yumva. Hanyuma iyo wambaye neza uba wambaye gute? Iyo nambaye neza ukuntu mba nambaye. Kwambara ibintu numva umutima wanjye wishimiye. Mba numva nambaye neza. Nibyo nkubwira tubwire ati wenda iyo nambaye itisi, iyo nambaye ijinisi, iyo nambaye gutya na gutya. Kuko nk'iyo ngiye mu bajene ngenda nambaye nk'umujene. Si byose? Gute? Bivuga ngo kwambara neza kwa biterwa naho uri. Naho ugiye. Naho ngiye na mudiro, kuko hari ukuntu usanga umuntu ugasanga turi ku zuba yambaye imipira y'imbeho. Uri kubyumva? Kandi iyo mipira y'imbeho yakabaye yambara mu bukonje cyangwa hariho klima itagaragaza izuba. Uri kubyumva? Noneho ugasanga ya myenda yakambaye ku zuba niyo yambaye mu bukonje. Ari byo bavuze ngo kugira ngo wice style umusonga wakwemera ukakwica. Uri kubyumva? Rero ngiye si gutyo meze, ahubwo nambara ibintu bitewe n'ibyo ngiyemo. Uri kubyumva? Cyane kuko nanjye nkunda gusa neza pe. Nkunda gusa neza n'Imana irabizi. N'inshuti zanjye zirabizi pe. Niye mpano umukobwa yaguha ikakunezeza? Imana umukobwa yampa ikanezeza. Rero buriya ibintu by'Imana biterwa n'igihe urimo. Si byose? Ubwo ugiye kuvuga uti uwampinze. Twarabamenyesha. Biterwa, ariko nanone impano ya mbere umukobwa yaguha ikakunezeza nk'umusore mugenzi wanjye ni ukugukunda kandi akagukunda wenyine. Turajya ku kintu gifatika, wenda uvuga uti yama ikaramu cyangwa yama iki, ariko kivuge. Ikaramu ntabwo yayima. Naho urukundo rwo ni urukundo nyine. Buriya impano sibyo? Uri kubyumva? Buriya umukobwa mwiza cyangwa umuntu ugiye kuguha impano umenyereye ibintu by'Imana, areba icyo ukennye akaba ari cyo azana, kuko nicyo kintu kinezeza. Ninde mukobwa ukunda umuhungu ukennye? None se Lucky, wampa telefone mfite indi telefone kugira ngo nyikoreshe iki? Ako gusa imwe kugira uyikoresha kimwe, ariko impano ni impano. Ariko nanone nyine impano yose ivuye ku mutima w'umuntu inyura umutima wawe. Uri kubyumva? Impano yose nk'uko wari ubivuze, umuntu niyo yaguhereza ironji nibwo bushobozi kandi nibyo biba bivuye ku mutima. Reka none twikopereza abasore. Wowe uhaye umukobwa impano wamuha iki? Impano naho umukobwa cyaraki ngiye gutanga impano, ndeba icyo umuntu akennye akaba ari cyo ntago ngira principe. Ntacyo duha urugero uvuga uti nk'ubwo hari umukobwa mbamo namuhaye impano namuha iki? Kuko nshobora nko kureba wenda telefone yawe nkabona irashaje, sibyo? Ifite nk'ibindi bibazo. Urumva wenda nka gutya hasohotse iPhone 16 n'urugero.
wavuze ku rugero uriho wa mwana we niba ari n'ibiraha wamugurira ukabivuga nyine turi gukopeza n'abasore n'abari hejuru bafite amafaranga basi jya ku mpande zombi impande zombi reka tuzivuge urumva kavuga wenda sheri wanjye urumva namuha impano ya telefone si byose ukaba wamuha telefone ukareba cyangwa ukareba ukabona imyenda yambara ukabona hari agashakoshi bigendanye ukabona ino shakoshi nyihayemo impano sheri wanjye byakora iki byajyana ntago woroshye noneho hari n'undi iyo udafite ubushobozi rero si byose nyine ugerageza gukora mu bushobozi ufite sibyo ushobora kuba ufite nka 5 ukaba wajya kumureba ukamushyira ji ukamushyira ibiraha ukamushyira amandazi ariko wiseka impano yose aba ari impano si byose ku buryo wakira umukobwa ibiraha cyane ahubwo hari n'uwo mwana avugana akakubwira ngo uca ahantu babicuruza ubinzanire nahita mubenga pe umukobwa ajya kukugurisha ibiraha aho yarake ntago wajya kubenge nyine wowe nyine ni urwego rwo kandi turi kuvuga abantu bose si byo se hari n'igihe ashobora kuba kureba wowe sheri wawe ariko reba babonye uri kugura ibiraha bamenya se ko ubishyira umukobwa cyangwa aravuga ati urabiguze igihe babona urabyigurira oya Lucky umva nyine ni ku ngeri zose si byose hari n'ukuntu n'umukobwa nakureba buriya abakobwa bazi ubwenge cyane hari ukuntu akureba akahita amenya n'ubushobozi bwa sheri we uri kubyumva arajya kukubwira ngo umugure telefone naho utayifite uri kubyumva ajya kukubwira ngo umugure ikintu cy'ibihumbi 50 azi gukorera 3 ku munsi uri kubyumva azi gukorera 3 wibana ufite n'ibindi bintu byo kwitaho uri kubyumva hari igihe nyine kwaka gift itewe n'urugero kubonaho uri kubyumva nanone nk'uko atatinya no kukwaka gift y'imodoka kuko abona ufite ubwo bushobozi bwo kuba wakora iki wayigura si byose atatinya kukwaka gift ya telefone kuko afite ubwo bushobozi ko atayigwa noneho hari akandi kantu namenya ku bakobwa noneho umukobwa iyo azi ko afite sheri rero ntabwo bizi hari ukuntu atakubwira ngo imina gift uri kubyumva akahita postinga akantu ngakunda umenya umuceri ndakubwira urumva Lucky akahita postinga iki akantu akunda agacekiga niba sheri we yabonye iki yabonye iyo status kandi ahita anashyiraho ko yagakrashingiye nyine kuri post uri kubyumva yashyiraho ngo icyame ngo nkabonye uri kubyumva noneho ubwo nawe nyine iyo uri umusheri ufite ubwenge ugashanda ndabona ari keza ndabona kakubera nyine ubwo ikivuga ngo kamubera wawemeye kukagura abakobwa bagira ubwenge bwinshi cyane nk'ako kantu aba aguteze cyane noneho igitangaza ni uko ushobora gushiduka mutuguze muri 2 ibaze kwera kandi noneho ikintu kinezeza iyo yakabonye wakaguze uwo munsi ushobora kujya kuri statiye ariko shari tuvugishije ukuri umukobwa nk'uwo nguwo ubaye mukundana ukajya ubona yapositinze akantu kakanda ndagakunda ubifata gute amufata gute muri ikintu nabonye cyane buriya n'ibintu byose uzajyamo sibyo tutavuze ibyo by'inkundo n'ibindi bintu bya business cyane cyane ubanza kumenya umuntu muri kumwe mbere yuko akumenya none iyo wamaze kumenya ukuntu ameze uwo nguwo akenshi nk'abo ngabo usanga akenshi ntabwo ari bose hatagira abanyumva nabi uba usanga ari bamwe nyine baba bumva ubuzima bwabo bushingiye mu guherezwa n'abahungu mu guherezwa n'abahungu si byose ariko umuntu ubuzima bwe yumva budashingiye kuri waharanira ishaka ryo gushaka ikintu yakora akigeza kuri icyo kintu ashaka uri kubyumva nanone hari n'ushobora kugashyiraho gutyo kugira ngo ukagure agira ngo yabuze uburyo abikubwiramo kuko mukundana izo ni impande zombi ntago wamenya igitumye uwo muntu ariko njye numva umukobwa ukunda kugaragaza utwo tuntu nyine simbizi ariko ashobora gusanga nyine ari nk'umukuzi w'ibyinyo cyangwa ugasanga yigaragaza uko atari noneho reka nkwereke Lucky
buriya umukobwa wa mbere utagukunda cyangwa muzatandukana vuba uri kubyumva mena umuceri uyu munsi biyemeze kumena umuceri urumva rake abakobwa ariko ntimurabakiranuka baranyanga bose noneho umukobwa nyine bitazanaramba urumva niyo mwanakundana cyangwa gushaka ahorana ibibazo uri kubyumva ahorana ibibazo uri kubyumva ngo mama arantumye telefone ye barayincapuje uri kubyumva ngaha amafaranga aratakaye uri kubyumva telefone yapfuye ngo naguze ibyabaye mu rugo habaye ibiki akikubwira gutyo ngo naguze ibyabaye aba agiye kukubwira ikibazo gihari uri kubyumva ikiganiro uri kubyumva noneho wowe nyine nka sheri wawe uhita umubwira ngo habaye ibikese ngo runaka namuhaye imyenda yanjye yayijyanye yayinyima uri kubyumva ubwo aragira ngo wibwirize ku buryo niyo mugeze kuri ya sitepu yo gushwana ahita akubwira ngo ntabyo wakoraga gusabye ni gutyo biba bimeze buriya niba uri umusore ugikundana n'umuntu ukumva mu biganiro buri uko muvuganye pe buriya abakobwa ukuntu bameze ashobora kuguha umwanya bitewe n'icyo agushakaho uri kubyumva ariko uyu munsi kabisa umenya umuceri nyine bitewe n'ikintu agushakaho pe uri kubyumva kuba atanatinya kukwereka ko ari wowe wenyine akaba yayongoza ukabona agukubise akahita aboroka abantu bose ukareba nk'abantu muziranyeho urumva akahita agupostinga akakwandikaho amagambo ye baba we none wabireba ukahita uvuga ngo ni njye njyenyine ukoze iki uriho gumbi yaborotse abandi bose ni wowe wasigaye uri urebe iyo stati cyane none se uzamupostinge azi ko hari abantu mufite b'inshuti benshi muhuriyeho akakubwira ngo uzi guhinda shaho ukamubaza ngo none se mpindutse ngo reba ngo nk'iyo foto ushyizeho ukuntu ari mbi noneho wowe ukagira ngo ni ikibazo cyo kwanga ifoto uri kubyumva ahubwo nyine wowe agukunda mu ibanga agukunda mu ibanga buriya urebye neza birasoje buriya urebye neza ushobora gusanga uri umuterankunga w'urukundo rw'abandi kera twajyaga tuvuga ngo twashishe ikibanza ngo baraza barubaka cyane abakobwa buriya nanone buriya umukobwa yakunze umuntu sharake sheri we telefone ishobora gupfa wowe ku ruhande akaba ari wowe uyikoresha uzi ngo ni iya sheri wawe ahubwo uvuga ngo ukanayigurira sheri ukanayimugurira pe none se uguriye umuntu telefone akakubwira ngo abayinyibye waranza rero abasore mufite umukoro kabisa gusa nanone umenya umuceri cyane ku bakobwa ariko nanone umuhungu we mutazabana Sharifu turahita tunasore abahungu rero cyakora tuzagaruka mu kindi kiganiro abasore akamvuge buriya umuhungu ni umuntu uba wararenze imyaka yo gushaka yaravuye mu rubyiruko atarashaka abasore ni muri rusange noneho abasore natwe turi abahanga cyane buriya umusore wese ufite ikintu agushakaho abasore benshi ikintu bifuza ku bakobwa rimwe ni ifoto kabiri ni ukuryamana nabo kwifotozanya nabo kuba nyine avuga ngo ndi kumwe n'umukobwa urenze cyangwa umubebe urenze uri kubyumva ifoto nyine umwe bahagarara akavuga cyangwa umwe anereka abantu akavuga ngo dore uyu niwe wanjye uri kubyumva ibyo ngibyo nibo twese harimo n'ababaye abasore murabizi uri kubyumva noneho uwo musore nta gahunda aba afite yo kubana nawe ashobora gukora ikintu cyose gishoboka nk'uko nari mbivuze abasore nabo raki abasore nabo
buriya nk'uko nabikubwiye umusore ashobora gukora ikintu cyose ashaka ikintu cyose ushaka bitewe n'icyo akugambiriyeho. Yego. Ariko byumva akenshi abasore batagambiriye kubana n'abantu baba bifuza kuryamana nabo, si byo se? Kandi nanone iyo wakoze ikosa ryo kuryamana n'umuntu bwa mbere cyangwa ryo gukorana ikintu n'umuntu bwa mbere, biba ubuzima bwa buri munsi ku basore. Ahora yifuza buri uko mubonanye nyine mubonanira muri ibyo ngibyo. Ariho wumva bigera kuri ya step umukobwa abwira umusore ngo nkeneye iki, atavuga ngo ngwino ugitore mu rugo. Basore murago. Oya nawe wana n'ubuzima bw'abasore mujye muganira, si byo? Ngwino ugitore mu rugo. Buriya niyo waba utakora ikintu ariko kuganira n'abagikoze hari ikindi kintu ukuramo. Uri kubyumva? Kavuga ngo ngwino ugitore mu rugo. Uri kubyumva? Niba ari amafaranga kavuga ngo ngwino uyatore nyafite kashi. Uri kubyumva? Umukobwa nawe kuko ayashaka akajyayo kandi niyayamuha ibyo bamenyeranyijeho bidakoze iki bitabanje kuba. None umukobwa azagereyo amwima ibyo ashaka urebe nawe ntabwo amuha ibyo yashakaga. Ngaho rero rero umusore udafite gahunda yo kugushyira mu rugo mubana mu mibare, n'umukobwa udafite gahunda yo ko muzashakana nawe mubana mu mibare. Uri kubyumva? Rero iyo umaze kubimenya ibintu byinshi, cyambere navuze ku umukobwa uguhozaho ibibazo, akwereka ibintu by'ibibazo, uri kubyumva? Ngo ngo hari ikintu abagushakamo, uri kubyumva? Noneho n'umusore uhora guporopoza ibintu byerekeranye no kuryamana, ashobora no kugusohokana tu. Kandi abasore benshi kuko bamaze kumenya ko abakobwa banga umuntu uza muri iyo shusho, nawe aza kwereka ko ibyo bintu ari kure yabyo nta n'ibyo anashaka. Noneho wamara kumwinjiza neza ahita kurigeraho step, niba aguhaye 5 kangahe kugeraho step yo kukubwira nawe ugira ikintu wibwira. Uri kubyumva? Iyo ubyanze mutandukana guhera ubwo. Uzabigerageze niba uri n'umukobwa, niba byagendaga gutyo uzanga ibyo yagusabaga bitewe n'ibyo yagukoreraga, ahita abihagarika akemera nyine. Ubwo ni igihombo aba yaragerageje agahomba. Uri kubyumva? N'umukobwa nawe utakoreye bya bindi ushaka ari byo yagushakagaho agusiga wenyine, ntabwo mwagumana. Rero ndumva ari aho ngaho twasoreza. Ibi biganiro tuba tubishyizeho kugira ngo abantu bige kandi bakanguke. Yego. Bakanguke. Ntekereza ko umuntu wakurikiye Sharif mu biganiro bye, yego, byaba ibiganiro byo kudusetsa ariko kandi harimo inyigisho ikomeye. Yego. Yamenye umuceri ku mpande zombi, kandi ko kugasanga nibyo hari abakobwa usanga bikundira gusohoka, umuntu basohokana nabo bice ku bakobwa bagenzi babo berekane yuko nawe ari aho bageze, ariko ujye ubanza urebe neza umenye wese umuntu dufitanye iyihe gahunda, turifuza kugerana hehe, turifuza kugerana kuki. Bizagufasha kumenya niba ari umuntu muzima mukomezanya cyangwa se yaba atari muzima, nyine ukarekura uko hari ibigutegereje byawe bizima. Yego. Yes, urakoze Sharif. Hanyuma Sharif, wenda akabazo ka nyuma. Yego. Ninde muntu wigiraho mu buzima busanzwe? Ntutinde wenda ubusobanura byinshi. Ninde muntu wigiraho, role model wawe mu buzima busanzwe? Hanyuma tubwire n'undi wo mu buzima bw'umwuka. Noneho mbimwigiraho byose, ni umwe bikubiyemo. Zigira kuri uwo ngo wambwirije dadi wanjye wo mu mwuka, yitwa Manzi. Niwe nigiraho ibintu byose, ari mu buzima busanzwe. Imyitwarire y'iranyura nkumva nakayigendeyemo, kubyumva. No mu buryo bw'umwuka, kuko ni wa muntu ukora amakosa akakwereka ko ukoze ikosa akanarikubwira. Uri kubyumva? Ni wa muntu ushobora gupostinga ikintu we wumva ari cyiza, ariko kuko ananduta ari n'umubyeyi mu buryo bwombi, akahita avuga ngo iki kintu ni kibi gutya na gutya, kandi nawe wasubiza amaso inyuma ugasanga wari wakigezemo ibitekerezo bikeya. Rero mbimwigiraho byose pe. Ubwo nanjye mba numva natera intambwe muye. Aho ari Imana impa amahoro n'imigisha. Sharif, turagushimiye
ko wemeye kubana natwe kuri Isange TV. Hanyuma n'undi munsi tuzagutumira kuko ufite ibintu byinshi waganiriza abantu kandi bakagubwa neza bagafashwa. Hanyuma turagushimiye, ubutaha nabwo nakagaruka, turabizi uzabana natwe kenshi. Abari badukurikiye kuri Isange TV mwese mwakoze gukurikira kino kiganiro. Turabasaba ngo muze namwe muduhe ibiganiro. Abakobwa muze mumene umuceri, uyu munsi Sharifu yabibasiye, ariko namwe muze mumene umuceri ku bahungu kugira ngo dukomeze twese tugira ibyo dukosora. Ari abahungu bagira ibyo bakosora, namwe bakobwa mugira ibyo mukosora. Murakoze, nakagaruka kuri Isange TV. Ciao ciao.